Uwitwa Shaddyboo yamaze kuvuga ko yafashwe ku ngufu n'uwitwa Yuhi Umukaraza. Yuhi Umukaraza, uyu mujene abantu batamuzi, numwe mu bahanzi bari kuzamuka cyane bameze neza, abantu batangiye kumumenya cyane ubwo uwitwa Bruce Melody ari mu kiganiro kuri RTV cyangwa se televiziyo y'u Rwanda mu kiganiro cyitwa Versus. Muri kiganiro yari kumwe na Lucky Nzeyimana n'ubundi ugikora. Lucky Nzeyimana yamubajije abahanzi abona bakabaye bari kuri top, bakabaye bameze neza mu muziki nyarwanda, ariko tukaba tutababona atari ukubera ko nta mpano bafite, ahubwo bayifite ari uko batarabona amahirwe yo kwigaragaza. Bahanzi Bruce Melody yavuzemo n'uyu nguyu yabajije ikibazo uwitwa Lucky Nzeyimana amaza ngo ese uzi umuhanzi bita Yuhi Umukaraza? Arakomeza ati uzi ibintu akora kuri ibintu bya danje. Abantu benshi nubwo batangiye gukurikirana uyu mujene kugira ngo bamenye ibikorwa akora kugeza n'ubwo Bruce Melody akomfirima. Kandi twese turabizi ko ngo wasizwe amavuta na Samweli birangira ayoboye igihugu. Bruce Melody rero nawe yaramurambitseho ibiganza bituma abantu bajya kureba indirimbo ze. Afite indirimbo nziza cyane abantu batagiye bamenya, ubwo mbamereye kuri kariyeri ye kugira ngo mwumve umuntu Shaddyboo byageze ahavuga ko ngo yamufashe ku ngufu, ariko nabyo turaza kureba tukanyuzamo igitoroshi, tugatungamo igitoroshi, tukareba ese koko nibyo cyangwa sibyo. Hanyuma uyu mutipe afite indirimbo yigeze gukora igaragaramo amashusho bigaragaramo ko nkaho mbese bayakoreye mu gihugu cy'Ubushinwa, hagaragaramo imico y'Abashinwa ndetse akoreshamo n'agakobwa keza cyane k'Agashinwa kameze neza cyane. Ariko ntabwo ari ibyo ngibyo nje kuvuga, ubwo ngiye kukubwira zimwe mu ndirimbo afite zimeze neza nubwo wenda abantu batazirebye cyane cyangwa ngo bazimenye. Afite indirimbo yitwa Location ariyo nakubwiraga, irimo umukobwa w'umuhinde bigaragara ko yagaragajemo umuco w'Abahinde. Afite yitwa Haya ndetse n'indi yise Cheers, iyi ngiyi yayikoranye na Ishkevin, imaze umwaka igiye hanze. Hanyuma uyu mutipe nawe ari mu batipe bakora ibintu bya danje muri studio, ariko wenda rimwe na rimwe bikitirirwa abandi. Murabizi ko muri studio habamo ibyo bita igishinwa, kwa kundi umuntu aba ari gukompoza amagambo azajya mu ndirimbo cyangwa uburyo melody zaba imeze. Hari abantu bakora ibintu byinshi bya danje, abitwa ba Kinyoni Nyakwigendera, nawe murabizi ko muri country nawe yakoraga ibintu bya danje tukabimenya ari ukagiye. Hari abantu babakora cyane muri studio ariko ntitubimenya. Hanyuma Shaddyboo rero kugeza uyu munsi yamaze gutangaza ko yamaze kuvuga ko nako ntago yatangaje ko hatangaza umunyamakuru, abandi bose baravuga. Hanyuma Shaddyboo rero yavuze ko ubwo yaganiraga n'igihe uyu mutipe ngo yagize atya muri weekend, ubwo hari ku itariki 21 ubwo ngubwo yanyarukiyeyo. Hanyuma umutipe ngo yitwaje inzoga yamusuye nyine nk'inshuti ye ko bari basanzwe ari inshuti zimeze neza, ari abashu aramusura ngo yitwaje icyo kunywa, baranywa ngo barasangira, ariko ngo bukeye mu gitondo Shaddyboo ngasanga rwose yambaye ubusa, ibintu byakomeye, ahita amenya ko ubwo ngo umujene ngo yasize abisoje. Hanyuma Shaddyboo iyi nkuru yamaze kuyihereza ikinyamakuru Igihe. Ubwo ni statement ye yatanze, ariko ntago yayihaye RIB. Nubwo Igihe cyanditse kiti ngo yasabye inzego kumukurikirana, RIB ikurikirana umuntu warezwe. Iyo ujyanye dosiye kuri RIB ukavuga ngo ndarega kanaka, nibwo bajya gufata uwo muntu. Igihe nta dosiye yawe iri kuri RIB ntago yaza kugufata, ikurikirana icyaha ikanagenza icyaha, ntago ijya kuzana icyaha. Hanyuma rero Shaddyboo yavuze ko ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mutipe rero yamusuye iwe, hanyuma yitwaje amacupa y'inzoga nkuko nari mbikubwiye, bakanywa ariko bwacya mu gitondo agasanga ibintu byaryoshye. Ngo murabyumva, ariko umunsi wo ku cyumweru nibwo byabaye, ku munsi w'ejo ku cyumweru. Hanyuma abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga batangiye kuvuga bati ese Shaddyboo yaba ashaka kuzimya uyu mujene wari wizamukiye neza muri kariyeri ye, yimereye neza, yaba ashaka kumuharabika kuba yatesha yakwandagaza isura y'ubundi tukamubura nkuko twabuze ubwo babandi basize baririmbye ngo nzajya kuzajya kwangara azasige azajyana imyenda ndetse n'ibyo kurya. Yavuze ko rero yamufashe ku ngufu. Hanyuma akibivuga ari inkuru nyinshi zikomeje kugenda zicaracara ku mbuga nkoranyambaga, njyewe ntago nje kuzisubiramo, ahubwo tuje kurebera hamwe tuti ese ibi bintu ni ibyanyabyo cyangwa sibyo. Ese bibaye byo byakwica iki? Niba ari ibyanyabyo se byagenze gute kugira ngo aba bantu bombi bisanga ahantu abantu bahoze ari inshuti amusure ngo yitwaje icupa? Hanyuma uyu nawe aho kugira ngo abibwire RIB
abitangarize abivugire ku gihe. Reka nkwibutse ko indirimbo iherutse kujya hanze mu gihe gishize, Shaddyboo nabwo yari yaje avuga ko muri iyo ndirimbo atishyuwe amafaranga ye bari bamwemereye. Muzi akantu k'akajingo, ni akajingo, ni aka intro hafi aho ngaho k'umuproducer bita Yewe. Murakazi indirimbo itangiye ukumva ngo yewe yego. Hanyuma yakoze indirimbo umwaka ushize yitwa Dangote. Indirimbo imeze neza cyane, imaze kurebwa n'ibihumbi 200 ndetse na 200. Muri iyi ndirimbo rero Shaddyboo yaragera avuga ati uyu mutipe ntago yanyishyuye. Bibi nkuru biradogera ati gute yakoresheje umukobwa w'icyamamare cyane ntamwishyure gute, kubera iki? Bivuga ko rero hari amashusho bakoranye y'indirimbo ariko ntamwishyure, bikarangira nyine bibaye beef, ariko ntitumenye ngo ese byarangiye amwishyuye cyangwa byarangiriye aho. Ubwo twabyumviye aho ngaho birarangira. Uwo ni Shaddyboo ndi kukubwira. Hanyuma indirimbo yahise isohoka, turanayireba turanayikunda, ubwo birangirira aho ngaho. Uwitwa Ishkevin, muramuzi ko mu busanzwe abari muri aya marushanwa yo gusiganwa mu modoka. Mu Rwanda naho byarahageze, basigaye basiganwa. Ishkevin rero nawe abari mu bantu bari gusiganwa cyane. Hanyuma mu marushanwa menshi yagiye agaragara ari kumwe na Shaddyboo, bari kumwe nyine, banaza no gutangaza ko ari abantu b'inshuti cyane. Ariko mu minsi ishize, mu mezi ashize makiya cyane, uwitwa Ishkevin ndetse na Shaddyboo ntabwo bari gucana waka. Ubwo byabaye nyuma yuko bari bavuye muri tour. Uyu Ishkevin yari yakoreye muri Igoma hafi aho ngaho, ubwo yari yagiye muri DRC, ngo bavuyeyo badacana waka. Inkuru zijya ku mbuga nkoranyambaga turabimenya ko bombi batameranye neza, ngo bashwanye. Ariko uyu mutipe izo nkuru zikimara gutambuka yahise atangira kurekura ibigoma byinshi cyane bikomeye. Nakubwiye ngo ngewe ndaje kugira ngo twiganirire kuri aba bahanzi, ntago nje guca impaka. Hanyuma yahise akora indirimbo yitwa VIP, irakundwa cyane. Ubu ngubu imaze kurebwa n'ibihumbi 607 kuri YouTube. Wibutse ko abaraperi bari mu bantu indirimbo zabo zidakunda kujya viral cyane kuri YouTube, kubera ko bo bivugiye ko batajya bagura views. Ngabo bantu babayirebye kuko baba ari abanyabo. Yakoze iyitwa VIP, ubwo nyuma y'iyo saga yiwe na Shaddyboo arongera akora iyitwa Question ari kumwe na Kenisa. Ariko nyuma yaho nanone hagati aho ngo yakoze iyitwa Chat, nanone yari yakoze iyitwa Kibasumba. Izo ni story. Niyo mpamvu nakubwiye ngo inkuru ituma indirimbo igera kure cyane, hanyuma indirimbo idafite inkuru nta hantu yagera. Niyo mpamvu hari abahanzi bakomeye cyane mu Rwanda tujya tubona nka ba King James akora indirimbo zirenga nk'eshatu mu mwaka, ariko tukaba tutazizi. Atari kubera ko ari mbi, ahubwo ari ukubera ko tutabona ku mbuga nkoranyambaga, kandi abantu bari gucuruza cyane right now n'abantu bari gukoresha imbuga nkoranyambaga neza, bari kuza kuri sport tukababona cyane. Hanyuma kubera iki uwitwa Shaddyboo rero yavuze ko uyu muhanzi yamufashe ku ngufu? Ntago tubizi neza ko ari ugutwika, ariko abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bari kuvuga ko bishobora kuba ari ugutwika, akaba ari gutwikira uyu mujene kugira ngo asohore indirimbo. Amaze iminsi ari guteguza abantu indirimbo uyu mutipe yitegura gushyira hanze, ubwo ndavuga Yuhi Umukaraza. Uyu mutipe indirimbo ze nyinshi yagiye ashyira hanze, byagaragaye ko zitarebwe cyane, ariko ubwo Bruce Melody daherutse kumuvugaho, abantu batangiye kumukurikira ku mbuga nkoranyambaga ziwe nka Instagram ndetse n'ahandi. Hanyuma rero bishoboka ko yarebye ko agiye gukora akaririmbo akavuga ati why not ntagatwikira, kandi ibintu biri muri promotion. Abantu bakabifata nk'ibintu byo gutwika gusa cyangwa iki, biri muri promotion, ni art. Ni art kuko naba Cardi bakubita abantu mikoro kuri stage, hanyuma yabona byagoyinze viral, agahita ateguza album, agahita yayikora akayita Am I the Drama, hanyuma agahita akora na tour, ibintu bikagenda neza. Izo ziba ari inkuru ziba zigomba gutwika cyane. Rero uyu mutipe yitwa Yuhi Umukaraza, abantu rero bafite ubwoba bw'uko ashobora kuba agiye gufungwa. Kugeza ubu ngubu RIB ntago iramutumizaho kubera ko dosiye ye ntago iragezwa mu ntuza muri RIB. Umutipe aracyameze neza kubera ko Shaddyboo yabivugiye ku gihe ku gitangazamakuru, ariko ntago yajyanye dosiye ye kuri RIB. Nayigezayo murangira BTR araza kubivuga. Ubwo kugeza ubu ngubu Umukaraza aracyameze neza. Yitwa Shaddyboo. Kuba Shaddyboo rero ni umukobwa watangiye kumenyekana cyane guhera muri za 2014, ubwo uwitwa Medisale, uyu nguyu ni
ni umukameramani wakamejeje, akaba na director, ubwo ayobora amashusho ndetse akanayakamera. Uyu Meddy Saleh ari mu bantu bafite izina rikomeye cyane muri East Africa ndetse no muri Afrika yose, kuko yagiye akora amashusho y'indirimbo zakunzwe cyane, harimo nk'iza ba Diamond, yakoreye ba Diamond indirimbo, yakoreye ba Meddy n'ubundi, yakoreye abahanzi benshi bakomeye bo muri Afrika. Ubwo rero yatangiraga gukundana n'uyu mukobwa Shaddyboo, nibwo uyu Shaddyboo yatangiye kumenyekana cyane. Hanyuma uyu mukobwa yigeze gutangaza ko uyu Meddy Saleh yaje kumutereta yitwaje ibintu byo kuzajya amufotora amafoto meza koko. Hanyuma na Shaddyboo arebye amafoto afotora avuga ati nta kuntu nakwitesha uyu mutipe. Hanyuma amuteretesha icyo ngicyo, bituma yemera no kumubera umugore, bagira naho babyarana abana babiri bose. Ubwo abana babiri mujya mubona ba Shaddyboo babyaranye na Meddy Saleh, umudirector umeze neza cyane. Hanyuma ariko baje gutandukana muri 2016 bitewe nuko uyu mutipe Meddy Saleh ibyo yari yaremereye Shaddyboo yaje kubirengaho, kuko yabonaga yafotoye ngo amafoto meza Shaddyboo akabona nayashyira hanze birarangira abandi bantu bamumutwaye, aho kugira ngo amuzamure ahubwo aramumanura. Shaddyboo rero nicyo cyatumye asaba gatanya, hanyuma birangira atandukanye n'uyu mutipe Meddy Saleh. Ibyaho birangira gutyo, ariko nuko nguko uyu mukobwa yagoyinze viral, abantu benshi baramumenya cyane kubera ko urumva ko ari gukundana n'icyamamare. Hanyuma ubwo mba nguhaye zandani kuri Shaddyboo kugira ngo umenye ngo byagenze bite. Hanyuma uyu mukobwa yatangiye yifata selfie cyane, ngo ni umuntu utarakundaga abantu. Kayino mpamvu amavideo ye ya mbere yabaga yafashe selfie, yajyaga mu cyumba ubundi akifata selfie ubundi agashyira hanze video, ariko ari we wikameye, ntabwo yakundaga umuntu umukamera. Hanyuma rero nuko nguko bimeze kugeza ubu ngubu. Yavuze ko yafashwe ku ngufu n'uyu mutipe bita Yuhi Umukaraza, ariko Ribu ntabwo irabyinjiramo kubera ko dosiye ye ntabwo yigeze ayitanga, ntabwo yigeze ajya kumurega usibye kuba yabitangaje. Okay, hanyuma komeza ukurikirane ibiganiro byanjye, ndagenda nkurabura uko ibintu bimeze. Ndacyari Tiger, nizere ko umeze fresh cyane, ariko niba utarakora subscribe ukoraho kugira ngo dukomeze kujyana fresh.